ariko none ibyo nsigaye mbona hanze aha ngaha nibyo bigiye kuzatuma nsaza imburagihe. ariko utabara umuganje mwiza. Ndakumva. Ibyo birasekeje ahubwo ko bibabaje koko kubona umuntu w'umugabo wubatse agira atyagashuka umwana byaye akamukorera ibyamfura mbi. Naho rero fisi ibyo by'ubuko ntabure wabishobora rwose. Nta kibazo hano wanjye. Niko ari njye nawe se nabanza nkakwerekera nk'amezi angahe ubundi ukamenyera. Ibyiza ariko nuko nabanza nkarangiza mu materezo. Ubwo wazabitekereza simbiza ariko cyangwa ubundi ko umuntu yiga ngo abone amafaranga urabona wankorera ukabura iki. Ayo washaka yose nayaguhemba da. Oya nsigaje umwaka umwe reka ngurangize mbone kuza mu materezo. Oya kibazo nuko ushobora gusanga naragahaye undi. Uko nyine nikabara kanjye nashakishiriza ahandi. Niko se harya nakweretse igitanda waje uruhukiraho naniwe. Wahanyeretse. Fayo nicare wumva ukuntu materiyo inepa. Oya ndega kibazo gihari fisi. Oya nahabonye. Injira fi. Igikobwa ariko uri mwiza rwose. Ariko se ko nkuririmbira nkaho mbona utagaragaza ko wishimye mu burute. Yewe birantunguye. Nari nkibaza ku modoka y'imfungiyeho amaferi byanyobeye. Ko byakuyobeye. Ariko genda wa mwana we. Burute Imana yakuremye kunogereza mbega amataye mbega imiterere. Ariko uzi ko ufite amataye arute ya gitari koko. Ego man. Ariko amagambo nkayo yakuraho ingerageje. Ariko tabara rwose muganje mwiza buretse kugenda mbabaza banzaze tuganirire hamwe nk'ababyeyi bamubyaye. Reka rero kwadiya mfite gahunda nagize mfite ifumurenge. Urumva nayica kandi ari umukeneye. Ariko se rwose iyo gahunda uvuza ari uko mpamagaye umukobwa wacu ngo tumuganirize kubijyanye n'imyororokere ndetse tunamuhanure kubishuko biri hanze ahangaha. Iyo gahunda ni gahunda kitabara rwose muganje mwiza. Ariko ibyo wowe nimwabiganira nturi nyina. Wowe se nturi se?